banje kubasuhuza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amahoro n'urukundo biba ku Mana bibane namwe. Uyu munsi ni wa munsi twiyemeje cyangwa se umwanya twafasheho kuzajya duhora tuganira ku ijambo ry'Imana, duhugurana amanywa na nijoro. Ni amazina uko bisanzwe ni Imana irafasha Emmanuel, ni umukozi w'Imana, nkunda Imana n'abantu bayo. Ikiruta ibindi ndashaka kuzajya mu bwami bw'Imana. Nifuza rero ko ntagenda ngenyine, kandi hari abandi bene data bakeneye kubwirwa ubutumwa kugira ngo igihe nikigera tuzajyane tujye kuronka ibyo tuzaba twarakoreye. Ndakwifuzaho gukizwa agakiza kuzuye, kandi n'ubuntu bw'Imana bikomeza kugendana nawe, umwuka w'Imana akabana nawe akakuyobora ku manywa na nijoro kugira ngo turusheho gutsinda isi, umubiri na Satani. N'ubundi nk'uko bisanzwe, reka tubanze twiyegereza Imana kugira ngo twinjire mu ijambo ry'Imana, hanyuma tuganire ku byanditswe byera. Imana ibahe umugisha ko mubasha gukurikira iki cyigisho kandi mubasha kumva neza ikibwiriza kugira ngo musobanukirwe n'ibyanditswe byera. Imana igihora ibaha imbaraga kandi igibaha umugisha buri uko muteye intambwe, ibahe imbaraga, ibahe n'umugisha. Uko mutera intambwe ibahe imbaraga, ibahe n'umugisha, bizatuma murushaho kuba mu rukundo n'ubuntu bw'Imana. Imana idufashe cyane. Mana data wa twese uri mu ijuru, urera urakiranuka, ubwoko bwawe buri imbere yawe buragukeneye. Rero nk'uko waremye isi uyiremesheje ijambo ryawe, ni nako n'uyu munsi nsaba kugira ngo ijambo ryawe ribe mu bwoko bwawe, ryongere rirememo bundi bushya, imitima yabo yongere yake, mwuka wera abashe kongera kwaka muri bo, mirimo y'agakiza kazima ibe muri bo, kandi urukundo rwawe ruganze kubw'ijambo ryawe. Kirikira ijambo ryawe rero ribe ry'umumaro kuri twese mu izina rya Yesu, amen. Mbanje kubasuhuza mu izina rya Yesu. Rero aya mahoro Imana itanga abane namwe, tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana nk'uko dusanzwe tubigenza. Uyu munsi nifuje ko tuganira ku ijambo riri mu itangiriro mu gice cyaho cya 11, aho Imana igaragaza cyangwa se yavuze ku nyubako abantu biyubakiye. Iyi nyubako abantu biyubakiye ariyo n'uyu munsi abantu bari kwiyubakira. Abantu bamwe biyubakiye inyubako zabo ziri mu mitima yabo zidatuma babasha kubaha Imana. Iyi nyubako abantu bubatse yari inyubako wari umunara w'i Babeli. Uyu munara w'i Babeli abantu bari biyubakiye ntabwo ari cyo bivuze gusa, ahubwo biravuga ko natwe uyu munsi hari izindi nyubako twubatse mu mitima yacu zituma tutabasha kubaha Imana. Ni nacyo cyatumye Imana imanukira kugira ngo irebe umunara w'i Babeli n'abawubatse, isenye kandi kureho ibitari bikwiriye. Imana rero idufashe muri aka gakiza, iduha ubuyobozi bwayo kugira ngo tuyoborwe n'umwuka wera. Nifuza rero ko tuganira muri ibi byanditswe, tukarebera hamwe icyo bishatse kutubwira, hanyuma tukininira natwe tukisuzuma, tukareba koko niba nta cocero twiremeye cyangwa nta nyubako twebwe ubwacu twiyubakiye zituma tutanezeza Imana. Imana idufashe, Imana itugirire neza. Bene data tumaze iminsi tubana, bene data tumaze iminsi tuganira ku ijambo ry'Imana. Hari ibyo twagiye tunyuramo tukabyumva kimwe, tukabiganirira hamwe, ariko hari n'ibindi dukeneye kumenya kugira ngo turusheho kunoza umugambi w'Imana kuri twe wo kugabura ibyayo, ndetse wo kumva no kumvira no guca bugufi, duciriye bugufi Imana. Imana ibane natwe, Imana idufashe kandi tugire neza. Reka dusome n'ubundi muri icyo gitabo cy'itangiriro mu gice cyaho cya 11, turasoma n'ubundi ibibwiriza bihari, twumve icyo bidusaba. Umanutse ukakomeza, hatubwiye neza ko aba bantu bari bamaze gutegura bakajya umugambi umwe wo kubaka cyangwa se wo kubaka inzu ndende igera ku Mana cyangwa se igera ku ijuru. Ni nako uyu munsi ibyo tubona byose ko abantu bitwara, hari abamaze kwiyubakira inzu zabo, baba badashaka kugira ikindi bumva, ahubwo bo bakurikiranye ubutunzi, bakubaka iminara yabo miremire itarimo kubaha Imana. Rero uyu mwanya ibyanditswe byera biragaragaza neza ko nyuma yuko uru rubyaro rwa Adamu rumara kugwira mu isi, abantu bakomeje kugira gute rero, bakomeje kwagura intekerezo zabo, ngo bavugaga ururimi rumwe, bari bahuje. Noneho ngo muri uku kujya imigambi kwabo, Imana imanurwa no kureba inzu y'abantu. Hano tugeze ku murongo wa 5 hatubwiye ngo Uwiteka amanurwa no kureba umudugudu n'inzu ndende abana b'abantu bubatse. Uwiteka aravuga ati, dore aba bantu, dore aba, ibyo nibyo babanje gukora, none nta kizabananira gukora bagishatse. Reka tumanuke tubahindurire ururimi rwabo rubemo nyinshi zinyuranye, be kumvana. Uwiteka abatataniriza gukwira mu isi yose,
barorera kubaka wa mudugudu. Nicyo cyatumye witwa Babeli, kuko ariyo Uwiteka yahinduriye ururimi rw'abantu mu isi bose, rw'abantu bo mu isi bose, rukavamo nyinshi zinyuranye, kandi ariyo yakuriyeyo, ariyo yabakuriyeyo ikabatatanyiriza gukwira isi yose. Imana idufashe kandi tugire neza. Rero ibi byanditswe byera ntabwo biza gusa, ahubwo biza bifite impamvu kandi bifite n'intego yo guhindura umuntu Imana yaremye kugira ngo ave mu mwanya umwe ajye mu wundi mwanya. Uyu mwanya ngiye ukubwiriza ndashaka kugira ngo umenyeshe ko ibi bihe by'aba bantu bo mu gihe cya Adamu na Eva ndetse kugera ku gihe cy'abantu bo ku munara w'i Babeli, aho Imana yanyuranyaga indimi z'abantu bo mu isi, yagiraga ngo he kubaho kukomeza kumvikana, kuko abantu bakomeza kumva kimwe byari bujye bituma abantu bigomeka. Ariko uyu munsi kubwo impamvu yuko Imana yatatanirije izi ndimi gukwira isi yose, ni nako n'ubwoko bwose mu mahanga yose harimo abubaha Imana, nubwo bamwe bavuga ururimi rumwe ariko hakavamo abubaha Imana, kuko yahinduye n'imitima yabo, ibi ituma bagira indi myumvire mishya iyo bari muri Kristo Yesu. Uyu munsi iyo tumaze kwizera tukemera tukamara kwakira Yesu umwami n'umukiza, niho duhabwa isezerano cyangwa tugahabwa ubushobozi bwo gutsinda ubuyobe bwo muri iyi si. Imana igaragaza neza ko hano aba bantu bo muri bari bamaze gutura i Shinari, ngo bari bagiye inama yo kwiyubakira inzu ndende ngo igera ku ijuru, ngo bubake izina ryabo rimenyekana. Hari abantu benshi bajya mu materaniro cyangwa se bakaba bari mu nsengero, ariko ugasanga ibyo kuba bari mu iteraniro no mu nsengero ntibibafasha, ahubwo icyo bashaka ni ukumenyekana. Ntibamenye ko kuba mu iteraniro cyangwa kuba mu rusengero ari ukubaha Imana kandi no gukora iby'Imana ishima n'iby'Imana ishaka. Mwene data ndakubwiza ukuri, ndagira ngo nkumenyeshe ko uyu munsi agakiza icyo kavuze ku muntu ni uguhinduka ko mu mutima. Niba uri mu itorero cyangwa uri umukristo ukaba udafite imihindukire igaragara yo mu mutima, kandi ijambo ry'Imana rigaragaza neza ko iyo Kristo ageze mu muntu amuhindura, akamuhindura icyaremwe gishya, wowe rero nturakahinduka. Uracyari kubaka iminara y'i Babeli, uracyari kubakira kwihimbaza no guhimbaza izina ryawe. Ntabwo uri guhimbaza Imana yakuremye cyangwa uhesha Imana icyubahiro. Hindura imimerere yawe, uhindure uko ufata ibintu, wige kubana n'Imana, womatane nayo akaramata, uyubahe kandi uyubahishe. Mwene data, uyu munsi niba tuganiriye kuri aya magambo tukabona neza ko ibyo bakoze byose ngo bari bahuje ururimi rwabo, ni nako bahuje umutima bajya inama ubwo bavuga ngo reka twubake, reka tubumbe aya matafari tuyatwike yume, hanyuma niturangiza dukore dukate ibumba tuyubakemo inzu. Ibyo ni ibice bimwe bishobora gutuma winjira mu mwanya wo kubumba, ariko si uri kubumbira nde? Uri kubumbira kwihimbaza, uri kubumbira guhimbaza Imana, uri kuzamura umunara wawe uzamuka hejuru kugira ngo uhimbaze nde? Mwene data, uhagaze he? Iki gitondo ndakubwiza ukuri ko niwubaha Imana ukagendana nayo kandi ugahimbaza Imana utihimbaje ubwawe, udashatse kumenyekana ubwawe, ahubwo ugashaka kumenyekanisha Imana ikurimo n'impano ikurimo Imana yaguhaye, nudakora utyo uzaba uri gukorera inyuma ya zero. Ni hahandi Imana izakubwira ngo mva imbere, sinigeze kukumenya wankoze y'ibibi. Ngewe uri kubabwiriza ndi umukozi w'Imana koko, namaze guhitamo kuvuga ubutumwa, ariko se ndi kuvuga ubutumwa bukagera kubo bukwiye kugeraho, bakabwakira bagasanga ntacyo bandega. Mbese mwene data, uhagaze mu mwanya wawe wisuzumye ugamara kuvuga ko ugasubira inyuma ugasanga wamaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, mbese uri kubahisha umwami wawe, uri gukora iby'Imana yawe ishima. Rero nicyo gituma ahangaha iyo bitagenze bityo, ngo Imana iramanuka ikamanukira kureba ibyo uri gukora, yahagera igasanga wowe uri kubaka iminara yawe ariko idafitiye isano cyangwa idafitiye akamaro Imana, bigatuma ihitamo kukurimburana n'iminara yawe, cyangwa se ikanyuranya indimi n'ibihe byawe, bigatuma niba ari isezerano wari ufite ritakugeraho ngo risohore, niba ari amasezerano wari ufite bigatuma akererwa gusohora, kuko warangaye mu nzira zawe ugata umuco cyangwa se ukanga Imana, bigatuma Uwiteka kugirira umujinya n'uburakari, bikamutera kunyuranya indimi zawe cyangwa se kunyuranya ibihe byawe muri iki gihe turimo.
turi mu gihe cy'iminsi y'imperuka, turi mu gihe cy'iminsi igoye, cyuzuyemo intambara, cyuzuyemo ibibazo byinshi. Ariko mwene data, nkawe wakishijwe, hagarara ku munara wawe, umunara muzima, apana umunara w'i Babeli. Uyu munara w'i Babeli ni umunara mubi cyane wabayeho, kuko abari bawurimo bari mu gihe cyo kwishakira izina. Ariko ndagira ngo wowe wubake umunara wawe wo gukunda Imana no gukundisha abantu b'Imana Imana kugira bayimenye kandi bayisobanukirwe. Ijambo ry'Imana ritubwira ko ibi byanditswe byera byose byahumetswe n'Imana. None se niba ari ibyahumetswe n'Imana kandi iyi Mana ikaba ari yo mubyeyi wacu, ariyo yaturemye, mbese weho urukumva ukeneye gutanga ubu butumwa kugira ngo bugere ku bantu bagomba kubwakira? Mbese wowe uri kubwakira, wowe uri kwakira ubu butumwa gute? Reka rero tudatinze dufate umwanya wo kwitekerezaho, turebe koko niba dukwiye kubaka iminara yo kumenyekanisha amazina yacu n'ibyubahiro byacu, cyangwa niba dukwiye kubaka iminara yo kumenyekanisha Uwiteka Imana yaremye ijuru n'isi n'umwami wacu Yesu Kristo waje kudupfira kugira ngo ducungurwe, kugira ngo tuvanweho ububata bw'ibyaha n'itegeko ry'ibyaha n'itegeko ry'isi. Ahubwo uyu munsi tukaba turi mu mudendezo w'amaraso ya Kristo. Ariko nyamara ijambo ryaramwe ngo ubuntu mwahawe si ubwo gupfa ubusa. Ntabwo ari ubuntu bwo kwirara ngo mukora ibyaha, ahubwo ni ubuntu buzahesha cyangwa se buhesha bugatanga ubugingo. Imana rero idufashe, kandi Imana itugire neza, ituyobore muri uyu mwanya kugira ngo Umwuka Wera aduhe icyo gukora, duhagararane nawe dushikamye kandi tuvuga ubutumwa kugira ngo bugere ku isi yose. Kuko ibo bari barifashe ngo biturira aho ngaho muri ubwo buturo bwabo bwo mu kirere ngo bugera ku ijuru, ngo kugira batazakwira isi yose. Ariko uyu munsi Yesu yapfiye ku musaraba, apfa bambye amaboko kugira ngo umwizera wese abe mu bo yacunguye, ndetse yacunguriye isi yose. Niyo mpamvu ubutumwa bwiza bwageze ku isi yose bukagera kuri wowe nanjye bukangeraho. Imana ishimwe ko njye namenye Kristo, kandi nawe ugiye kumenya Kristo. Ushobora kuba wari warakiriye Yesu umwami n'umukiza ariko utarasobanukirwa inzira z'agakiza. Tunganya inzira zawe, wubake umunara wawe ari umunara muzima wo gushimisha Imana no guhesha Imana icyubahiro, atari uwo kwihimbaza. Imana idufashe kandi tugire neza. Tugiye gusoza tuganire kuri aya magambo. Tubonye neza ko igihe abo ku munara w'i Babeli cyangwa se abari bahagurutse bagishinari bari babonye ko ari igihe cyo kubaka iminara yabo. Ariko natwe muri uru rugendo, iyo dukora amasengesho y'iminsi 3, iyo turi kuvuga ubutumwa mu itorero, iyo turi kuririmba mu itorero, iyo turi kubwiriza nk'uku nguku, iyo turi kugenda mu nzira zacu, dukeneye kubaka iminara mizima iruta iy'i Babeli, kuko twebwe turi guhimbaza Imana, ntabwo turi kwihimbaza izina ryacu. Ariko Kristo iyo akurebye, cyangwa se Imana iyo ikurebye ikakurebera mu bimerere yawe, igasanga wowe uri gukora ibyo kwihimbaza n'ibyo guhesha icyubahiro ubuzima bwawe, ihitamo kugutatanyiriza cyangwa se gukuraho icyaka kugirira umumaro cyose, kugira ngo ugarukire Imana, we gutana ngo ukomeze kuba mu bitagira umumaro. Niyo mpamvu Imana yagarutse ikareba ibyo bubatse ngo igasanga ntibikwiriye, ihitamo kubatatanyiriza mu mahanga yose kugira ngo bakwire amahanga yose. Ari nabwo natwe twabashije kumenya neza ko tudakwiye kwikunda, ahubwo dukwiye gukunda Imana. Imana iduhana umugisha, kuko nitwemera kuyoborwa n'Imana tuzabona amahoro. Ariko nitwanga tukagoma, inkota y'Uwiteka izaturya. Kandi uko niko kuri, Imana iriho, irakora, irahana, kandi ifite urukundo. Imana abayiririmba ngo Imana ni urukundo, Imana ni urukundo, bakirengagiza ko Imana ihana, abo ngabo ni amanukira guhana, bazakorwa n'isoni mu maso y'Imana, bazakorwa n'isoni ndetse bazagira agahinda kenshi, kuko batakoze ibyo Imana yabashakiyeho kandi batakoze ibyo Imana yabahamagariye gukora. Mu kiganiro twigeze kugirana ikibwiriza cyashize, ubwo twaganiraga ku cyo Imana ishaka ku bantu bayo, twavuganye neza kandi tubona ko ngo icyo Imana ishaka ku bantu bayo ni ukugenda batunganye, kandi no kugwiza urukundo cyangwa se kwagura mu urukundo, no kugirirana cyangwa se no guca bugufi mu mitima yabo, hanyuma bakubaha Imana. Iyo ugize izo ngingo uko ari 3, kugendera mu gukiranuka cyangwa gukora ibyo gukiranuka, warangiza ukakura mu rukundo, ukuzura ubuntu bw'Imana, agize ugaca bugufi, bigutera amahoro yo kunesha isi, umubiri na Satani. Imana idufashe kandi Imana itugire neza cyane. Turasoje rero, reka dusenga Imana dusaba imbaraga kugira ngo Imana ibashishe ubugingo bwacu n'imibiri yacu guca muri ibyo byose bikomeye byo mu minsi y'imperuka, harimo uburwayi, intambara, ibibazo bitandukanye binyuranye n'indwara z'ibyorezo. Rero ibyo byose ntabwo twabicamo ku bwacu, ahubwo twabicamo kuko Imana yabanye natwe.
reka dusabe Imana rero kutwubakira iminara yacu ariko atari iyo kuduhimbaza ahubwo ari iyo guhimbaza Imana kugira ngo tubone uko tuvuga ubu butumwa. Imana ishimwe. Mana data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye kubw'izina ryawe, icyubahiro kikugarukire. Mwanya nk'uyu twaganiraga ku ijambo ryawe, twibutse neza ko ari wowe waturemye, twibuka neza ko muri icyo gihe abakoze ibidatunganye wabahanishije gutatana, ariko nyamara twebwe itorero ryawe icyo tugusabye ni ubumwe kandi nako tubishaka. Reka uduhe imbaraga za Mwuka Wera ziyobora ubwoko bwawe nk'uko wabanye na Mose mu butayu, nk'uko wagendanye n'Abisiraheli ndetse ukabambuza ukagera ubwo bagejeje i Kanani. Natwe turafite urugendo rwo kuzagera mu gihugu cyawe, igihugu waduteguriye. Mwami, icyo tugusabye ni imbaraga zo kudushoboza, kuko mu gihe cyacu turi mu gihe gikomeye, igihe kigoye abagenzi, ubwo abantu bihugiyeho kandi abantu bahugiye mu bitagira umumaro, abantu bubatse iminara yo kubaka amazina yabo, abantu bihimbaje, abantu bari gukora ibitangaza ndetse Mwami bitavuye kuri wowe. Ariko twe turagusaba kuyoborwa nawe n'umwuka wawe kugira ngo tubashe kureba no guheza ibyo dushakaho ari byo dukora mu izina rya Yesu Kristo. Bana natwe dushyigikire, twamaganye imbaraga yose y'umwijima yabasha kurwanya ubu butumwa kugira ngo butagera ku bantu bawe, ahubwo butatanira gukwira isi yose kugira ngo abantu bose batarakumenya bakumenye kandi bahindure inzira zabo. Urakoze. Bana nabo buri mwuka wawe wose ujye kuri buri muntu ugukeneye, kandi uwaguhaye ibyicaro uture muri we, umuganize umusure ku manywa na nijoro. Icyubahiro n'ubutware bikugarukire mu izina ry'Umwami wacu Yesu. Amen.